Byatangiye ngira ngo ni ukubeshya, ubundi ngira ngo ni AI, ariko kuri ubu ngubu nabonye igihamya kibyemeza, noneho ntibikiri imyate ku bazungu, ahubwo ni uburyo nabonye baryamo umunyenga, bya bindi nakoraga ndi umwana, ubwo nirirwaga ndigaraguza ndetse ndikuruta no mu bunyerere, burya ntibyari ibyanjye gusa n'abazungu babigenderaho. Bwa mbere nabonye umuzungu ufite imyate, ndatungurwa cyane ntekereza ko ari AI, ariko uyu munsi ibyo niboneye ni agahomamunwa. Umuzungu uri mu kigero nk'icyanjye, icyo nari mfite ahagana mu 2005, ndetse n'abandi bagenzi be barenga 5, bose bagiye bicara ahantu hamwe ku kayiferege, maze barya umunyenga karahava banabyishimiye kurusha uko njye nabikoraga. Icyo gihe naje kuba mukuru, ubwo nari ngeze mu myaka nka 12, ntangira gutekereza ko nabaye umugabo, ibyo bintu ari iby'abirabura, ntangira kuyoboka inzira ya kizungu, niko kuyoboka kugendera ku mahame y'abantu bakuru. Ariko uyu munsi natunguwe mbona abazungu nabo bagenda bigaraguza hasi ngo bari kurya umunyenga. Ndebera muri iyi foto, ndebera kuri aya mashusho, umbwire nawe icyo wari uzi kizira ku bazungu, ariko wamaze kubona nk'aho ari ikintu gisanzwe kuri bo. Njye ndi Uwibucaba, iyi ni Uwibucaba TV, uragaca niba utari wakora subscribe, kora subscribe utaza kuba gaca cyangwa ngo ubu gaca mu duca, ndagukundaga, ako nakanje nako.